reka tujye ku nkuru ngira ngo tubanze gucaho ifite n'ikibazo kibaza kiti umugore n'umugabo bubatse cyangwa niyo baba batubatse n'umukobwa n'umusore bakundana hakaza umukobwa akagukubita agapapa akagutwara umugabo cyangwa akagutwara umukunzi cyangwa niyo bya vice versa umusore akagutwara umugore ariko reka twigumire cyane ku bagore umukobwa araje gutwaye umugabo umukobwa araje gutwaye umukope ikosa ni iryande iryawe umugore wananiwe kwita ku mugabo bakamujyana iryawe umukobwa waje gutwara umugabo w'abandi ikosa ni iryande ahari abakobwa babiri basa neza cyane vuga uti hari ibizungerezi bibiri ibyo bintu wabize neza yevo kabireri irabivuga sino ko bimvugira n'ikimenyimenyi ibyo bizungereza babarira arahiye ko bikina filime harimo n'izitajya zisohoka mu buzima kuko muzibonye iriya filime izaba bavuga ikinyarwanda hoya ntago bazavuga ikinyarwanda ntago bazavuga ikinyarwanda iriya filime yitwa Ariya umuntu witwa Baraka nyunyuza umuntu we ntago bazaba bavuga mu kinyarwanda nubwo biramurenga akavuga ati aramunyuza akamara nubwo tubira bintu kuko cyangwa ariko umuntu wakasitinze iriya filime mwemereye ibintu apana mwemereye ibintu apana reka tubanze tubarebe abakobwa turebe nyiri ikibazo mureke ibitekerezo byanyu bikomeze bize ku mbuga nkoranyambaga zacu 24/7 The Choice Live nizo dukoresha Twitter, Facebook na Instagram ushobora no kwandikira buri umwe ahangaha uko turi ubundi tugakomeza kureba ico mu bitekerezaho Alia Cool Isimbi na Cherina ninde ufite ikosa hagati y'umugore batwaye umugabo no wamujyanye Mutwara umugabo ari we wese ikosa ry'umutwara bundi umugabo yamaze ku wundi muntu kirazira ko ushaka oya umugabo ni ufite ikibazo bigera ko sarebera ku mugabo oya turi kuvuga aramutse ari wowe yewe aramutse ari yewe se nyine ubwo ngewe nibyo umugabo ni we ufite ikosa ibyo byose nyine yewe hari nk'ibintu ejo bundi byashikanye umukobwa ari guhamagara undi sinamwara byose ibyo byose barakobwa byose nibeza uwo mukobwa ndetse yari agiye no kwiyahura oya reka mvuge n'ibyo uwo mukobwa batwaye umugabo ni bavuga ko bari gutwara umugabo ni mwiza wari uri kumutwara nawe ni mwiza bivuze ngo nyine umugabo we ntabwo uriya mukobwa ngo atwaye umugabo uribaza ko yafashe telefone agahamagara uriya mugabo ngo ndashaka kumutwara bivuze ngo baramuterese nyine niba baguterese nose ntabwo muzi abagabo bari mariye yambura impeta ugasanga hano haranishushanyije wakayikuramo ntabwo wowe ubonekerwa urebe ngo uwo muntu koko yayiyambuye urikumva rero ikibazo cyose kiba gitangiriye ku mugabo ariko wowe n'umukobwa ufite umuco cyangwa ufite n'uburere uzi ko nawe uzashaka ukifuza ko umugabo yatajya hanze we wakubaha icyo kintu ariko umugabo niwe utera intambwe ya mbere aho ngaho turahumvikana nanjye turahumvikana none rero umukobwa agera akagukunda njyewe ushaka kuza kuneta uri umugabo w'abandi tugakundana ariko nta mugore ufite ntagera aho nkagukunda nkabimenya nyuma kwigarura bikigoranye wenda ni ikintu ugenda nyine wishiramo gahoro gahoro ariko yagira ubona mutari kubyumvikanaho neza ariko igihe cyose umugabo aguterese azi ko afite umugore uwo mugabo ni ubundi nta mugabo akiri umugabo aba yabaye ikizi abari gutaka hagati aho ngaho zo kuvuga abari hagati y'iki n'ikiceri akanishe navuze bintu ngatekerezaho ubundi iyo habayeho isezerano riba riri hagati y'umugore n'umugabo iyo hagize uwuryica muri bo aba ari we munyamakosa uyu wa gatatu muri kwa kwica isezerano nta cyaha bafite pe baramuzanyemo uri kubyumva nanone buriya nka gutya bavuze ngo hari abakobwa bigeze guhamagarana iki n'ibiki buriya kiriya kintu gifata nk'aho abakobwa baba bisuzuguye cyane baba bisuzuguye niba udashobora kugenda ngo wumve ufite imbaraga zihagije ku buryo wafesinga umugabo wawe ukamubwira ko ikintu ari gukora atari cyiza ngo wumve yuko uri strong enough
kuba wakora ibyo bintu kumva ko uwundi uriya mukobwa ari we usuzuguye ku rwego rwo kuba wagenda mukaganira ibintu birebana na relationship yawe n'uwo mukundana biba ari bibi rwose. Nyine gusa ikintu cyiza nuko abari abakobwa ari abana nyine ubwo wenda rukuntu nyine ibitekerezo byabo batari babyumva neza ngo yumve ko ikibazo kiri ku mugabo. Ikindi cya kabiri ni n'abanyamafuti uwo mugabo nta n'umwe bashakanye n'undi uwo mugabo aracyafite n'uburenganzira bwo gutereta sibyo nyine nta ari uwahamagaye ngo antware umugabo nta burenganzira afite bwo guhamagara umugore wese. Uriya mukobwa wateretswe nawe bavuga ko yateretswe nawe afite ikosa nubwo nasanzwe bakabaye bamubaza ngo mbaye njye sinamubaza sinamuhamagara ngo mubaze ariko anabafite ikosa niba koko yarakoze iki yaremeye ko bamuteretse baramutetse kandi umuntu amutetse yari umusore kuba ufite umukundana ubukiri umusore Sherina uriya bita indangagaciro ni cya kintu uri bwumve ko ikintu utakorerwa utakifuza kuba wagikorera mugenzi wawe ariko abantu bose ntabwo bafite indanga utazigira ariko ni umunyamakosa nyine ubundi hari ukuntu ibintu bimeze ntabwo ngiye nemera ko ari umunyamakosa uri kumva ukuntu ibintu biba bimeze sibyo tujye muri reality tuvugisha ukuri sibyo ukuntu ibintu biba bihagaze tuvuge nk'urugero wenda niba ari umutima buri muntu wese ufite umutima ukunda aba yiteguye kwakira urukundo mu gihe ruboneye kandi ruhuje n'ibyo ashaka ntabwo yita ku kuba mvuze ngo nanze hariya cyangwa Cirina nje kugutereta sibyo umuntu wese wateraga papa umubona nk'umuntu ni ukuvuga ngo we niba uri umukobwa uri singo nk'uriya bateretaga yari singo agize amahirwe yabona umugabo aramuhamagaye umugabo kandi azi ko nta bukwe yakoze wenda yaranabukoze n'undi wese nawe cyangwa nashaka be yaranabukoze ariko yiteguye guhindura sibyo wese ubundi umuntu uje gukodesha mu nzu yawe ntabwo afite ahandi yabaga wamwangira se yewe si uko turi hano turi mu kiganiro njye sinshobora kuvugana n'umugabo w'abandi nyine umugabo ufite umugore si bishoboka cya mbere ariko ikintu cya mbere ntabwo byemera nyine ntabwo naba ari umugabo wawe none si ibyo bintu byanditse nyine gusa umugabo w'undi muntu ikibanza ngewe nyine umukobwa wese abashaka mbere yo kunyambika fiyanse tuzabanza dusezerane fiyanse azayinyambika ahubwo bajya batera umuntu gapapa byose yarakwambitse na fiyanse hari umukobwa wigeze kubwira ngo yahuye na bagenzi be ku iposita bagiye kuzigurisha impeta babambitse ngo ubukwe bwaratinze ngo cyabari nawe urabazi yes ngayo nguko rero ngira ngo batanzeho ibitekerezo byabo byinshi binafungutse aho bavuga bati baduhana urugero rw'abakobwa ngira ngo bigeze gutera saga murayizi umuhamagara undi ativa ku mugabo wa runaka nyaboneka ntabwo bizi ko bambikanye impeta bakavuga bati umukobwa wahamagawe arimo bamushinja gutwara umugabo w'abandi yakoze irihe kosa uri kumva ni irihe kosa yakoze abandi bakavuga bati wari ufite umugabo bari kumutwara ikosa niri muri rusange turashaka kumva ibitekerezo byanyu namwe muri hano muri studio kandi mugira icyo muvugaho uwatwawe umugabo n'uwamujyanye ufite ikosa n'uwuri urumva hano hari abantu barimo kuba ibitekerezo nabona mubitekerezaho mukabura icyo mubivugaho mva nkubwire uwatwawe umugabo niwe ufite amakosa uwatwaye umugabo uwo batwaye umugabo uwatwawe umugabo uwatwawe umugabo yegwawe uwo bapapuye oya ni Moses aravuga ko ari ufite ikibazo oya none ahubwo watwawe umugabo nashima Imana avuga ati Yesu urakoze kuntatura urakoze kunkuraho iyi ngoyi iyi product moving kunyizinyatse ni urugunyizinyatse nubwo mwakiriye nta na assurance afite ko azamugumana kuko ni ikintu kiri aho ngaho ushoboye wese yakomezanya ni keke ishyushye ufite ubushobozi bwo kurya wese yarya kandi keke nayo yiteguye kuribwa izenguruka yiri aho ngaho irashyushye yiteguye kuribwa ndetse neza irazunguruka ariko se niba uvuga yuko umugabo ubasha kuva ku mugore we cyangwa umuhungu uva ku mukunzi we akajya ku wundi
aba ari umunyamakosa, ari umuntu wa nyamugiye birigiye cyangwa wabiri hanze na tereriyo, ko burya nubona avuye ku mukunzi we akakuzaho nta garanti ufite ko azakugumaho, aho ntiwaba ugiye kwima amahirwe abantu yo kugerageza ibintu bitandukanye, ndetse ukanabategeka ko bagomba kwicara bagafatwa n'aho bari bakahabonera urwo babonye bakamererwa nabi kugira ngo batazafatwa nk'ibintu bya nyamugiye bigiye. none se uva nkubaze uri umukobwa bajyanye umugabo warakarira umukobwa umujyanye? nakwirakarira wewe ubwawe ni wowe ufite ikibazo. nakwirakarira bamuntwara batariko, icyo nicyo kibazo cya mbere ugomba kubanza kwibaza. yego ubundi se umuntu ni ikintu wibitseho, yagiye kureba iki? iyi telefone yawe ariko n'uwamujyanye ni umuntu. umubwira urugero, iyi telefone si supaguru yamukuruye ngo wenda yananiwe iyi kuyifatura. telefone ni iyanjye, narayiguriye, uramutse unayinjyanye ikoti ni iryawe, ishati ni iyawe, inkweto ni iyawe, nakujyana kuko urabitahana ukabishyira muri gariderobe. ariko umuntu ni ikindi kintu bro, ntabwo umuntu ari ikintu ufite waguze ugumana avuga uti iki kintu, ariko n'umujyanye nawe aba ari umuntu. none se ibyo ntabwo byaba ikibazo. ushobora kuba utujuje ibisabwa kugira ngo umuntu umugumane, cyangwa nawe atabyujuje kugira ngo umugumane. wabona bashaka kumenya bati ntacyo mwajyanaga, cyangwa se nawe ukavuga uti nkwema akanjye karenge, byose birashoboka. sibyo? yego. bivuze ko rero njye bombi ahubwo ntawe uri mu ikosa, ariko utwawe bombi ntawe uri mu ikosa. utwawe umuntu uzi impamvu? oya, utwaye of course arabona ko afite ibyo bahuje, aramukeneye, uwo nta makosa abe nawe. sibyo? uwo batwaye nawe usigaye wenyine ashobora kuba aruhutse umugogoro w'umuntu batari bajyanye. ni ukuvuga ngo yari yambaye imbusane, kuba agiye kuzikurwamo aho kugira ngo ambare imbusane wakambara ibirenge. ni ukuvuga ngo ibintu birimo kugerageza kujya iwabyo. igiti umuntu arimo aragerageza kuva ku giti ajya ku muntu. yego, nimba namenye ko ndi igiti, ni byiza ko nigumira uwumwe nkazabona igiti kigenzi cyane. urumva kuba igiti atari amakosa. ntabwo nanone ingingo yo guhana amahoro. none se buri gihe utwawe kugira ngo umuntu tubane nabi niwe aho kugira ngo tubane nabi, wowe nta makosa uba aho ufite. kugira ngo tubane nabi wagiye ko mubashe kubana neza, aho kugira ngo tubane duhora dushondana tutarebana neza tutishimiranye. ni byiza ko mujye kujya ko mubashe kwishimirana, njye ukandeka amahoro nanjye nkazagira imana wenda nkabona twishimirana. ntayo basigarana, bajya gutukana se bayasigaranye mu mahoro uvuga. ibyo ni ugushega, ni ugushikora, n'ubundi uratugana se ngo agaruke. si rero niba umuntu yaguciye yabonye ko harimo abakobwa barigize icyomoke, aracyomoka koko bakanashyanuka, akagutuma ngo mpamagarire umvugire ibi. wese nta muntu ugiraho kubyivugira. ngo mu ntoki abantu bake noneho umunyangeri yabaye mu ntoki we mumbwirire njye nta munwa mfite, wariyemeje, warahagurutse, warahagaze. ngo njye mufashe. ni posita zarahagaze ubu ngubu zisigaye zikora mu buryo buravanze. zikiri muri bya bintu bya analogi. man, ari ibintu tutakwiye gupfa. ni ukuri unjyane utazi aho wohereza ibintu byawe kuri posita n'iki bijyana. unjyane boro ni bya bindi imbere amabara wahurira ahantu hamwe ariko nanone bakarangisha. uze kwibuka ni iki gituma nyine bagutwarira iyo boro? si wowe ufite ikibazo. wowe ntago wowe ngo umuntu nta muntu ufite waguze ngo waramufite n'iboro wiguriye ngo uramufite, nawe mwaziterana inshuro eshanu. ariko uraba umukeneye. Irene ntuvuge gutyo, uba umukeneye. atagukeneye, niba ukeneye ikintu urakiharanira. mbere yaje ajya he? wenda yarahindutse, birashoboka rega ko yaje agasanga wese wahindutse. ujyane n'igihe, nawe hinduka, ujyane n'ibyo akeneye, umitinga ibyo akeneye. mu gihe utabibashiriza wakaranje ufite ikibazo, niwe ufite ikibazo. ntacyo gubana ikibazo cyawe aho kugira ngo uri umutima. ariko urabyemera ko wamutwara iwe ufite ikibazo. umuntu ujya kwamakuza agasibuka akikubita hasi. nigeze kubona abagore bari kumwe bagenda batarwambaye bazenguruka muri rompe bati turamukubita, batubwiye ko ari harakwarandusha yadutwaye umugabo. yabatwaye umugabo muri hese. oya man, oya iyo ntambara si ngombwa mwana. hari intambara yo gushaka umufungo wabuze, hari intambara yo gushaka ibintu. umufungo batagira ngo ni izina rishya ry'imfungwa. amafaranga. intambara yo gushaka umugabo n'umugore, iyo ntambara ntayihari. nimba mudakundanye
mureka ajya aho niba bakundana. kugona babyita umugono ubwo umuntu ufunze bamwita umufungo. Ibyo bintu koko bizaba ikibazo. zirenge nazo ni ibibazo. Reka cyamuna abakobwa batukana uyu nguyu ati haro guys, urukundo ni amarangamutima aza akazira igihe akagendera ikindi gihe. Ibi mbivuze kubera relationship z'iyi minsi ese ni gute ukundana n'umuntu ukumva ko aho agushakiye akakubona, iyo byanze ni hahandi usanga ngo yagiye. Ibi ndabivuga kuko nibyo byeze. Rero icyawe ntaho kijya, guma hamwe uzabona urwawe, ntugire ikintu ukora. Nibyo bindi by'akazi kazari. Ariko nanone ibyo akazi ntubyuka ngo ugashake kazizana. bya Irene avuga bizatuma amafaranga ntabwo yahiga ayawe azizana. Genda neza. ibintu uvuga bizatuma abantu babaho bumva ntacyo baharanira. Genda neza uko urukundo ushoboye. nyine uravuga ati Ibintu ni bibiri. jewe nicaye aha nagenda Ibintu ni bibiri azagenda. biroroshye. Uzi inshingano zawe mu rukundo urazizi, ntabwo nzi kwigisha. Sibyo? Uwo mukundana urabizi neza inshingano umugomba urazikora. Nimba byakunaniye mu by'ukuri utaribona bibasha, niba ubona uwo muntu mu by'ukuri atagukunda uri guhatiriza, uwo yakunze wijya gusara, nagenda musange nawe uzabona. ariko ibyo birajya gusa no kuvuga ngo niba warashinze salon de coiffure muri quartier ibamo amasaro de coiffure menshi, sibyo, ukaba wogoshesha tondeze, rimwe na rimwe zifite amenyo aryana zigatera abantu imiburu, ejo bundi hakazaduka udukasi cyangwa utundi tuntu umuntu arambikaho umusatsi ukavaho, nta ngaruka biteza umuntu. Ntuhindure ngo ushake ko updatinga ukavuga ngo inshingano zanjye zo kogosha ndacyazikora, umukiriya akaba azakwimukana kwigira ku wundi kimyozo usigaye imyorana ikoranabuhanga n'iterambere, uzavuga se ko udafite ikibazo? Nanone wibuke ko atari wowe mukobwa cyangwa se mugore cyangwa se mugabo mwiza uhari ku isi usa neza ukeye rwose. Umunsi ku munsi hazavuka abana, ariko ushobora kutaba resitora igaragara neza ariko still ugateka ukanagabura ibiryo biryoshye kuruta izindi kandi bihagije. ni ukuri ku buryo bafashe n'abantu bariraho bakabambika udupfukamunwa uti ntimuzongere kurira ahandi hatari aha, mujye mudukuramo mugeze aha gusa. wowe ibiryo utanga nibyo byidetermine, ikipe niyo yishakira abafana. Rero umuntu utabasha kuba royo kuri wowe kuko abo bakobwa bavuka basa neza, urumvire ne mbagereranya na resitora zivuka zifite isuku zifite inyubako zisa neza ariko ibyo zigabura ari zero. bro, ijana ku ijana uramutse ufashe iki kuba royo nyine urimo uvuga, niba atakubara royo ni ukuvuga ko agomba kuba ameze. Ni indahemuka wenda niko navuga. Umuntu ni indahemuka. Ubundi relationship cyangwa se urukundo siko byitwa se n'ubundi umubano w'abakundana ubu uri kubakira kuri icyo kintu kiri hagati. Hano yake mapenzi. Yego, uri kubakira kuri icyo kintu cyo cyitwa mapenzi. Iyo kitagihari ceceka ikibazo cyawe. Uyu nguyu ubundi uyu ngo umugabo n'umugore basezerana kuzatandukanywa n'urupfu, rero utandukanya abashakanye naho abataniye n'urupfu. Shaki Rubavu iyi nabo ubwabo bitandukanye. Ubu ati ikosa riba riri hagati ya babiri bari kumwe, uwa gatatu ararengana, kosa aba afite aza iyo hari utari tayari. Hari umugabo ugira umugore mwiza ariko kamere yaramunaniye, hakaba n'abagore batazi kwita ku mugabo ngo bamenye inshingano zabo. Baraho umuntu wa gatatu ararengana, birirwa basamye. Nimba umuntu wa gatatu akurushije ubushapu nuko nyine utari shapu. Ni ibintu byoroshye cyane. Uyu nguyu ati none se ubundi umuntu ufite ubwenge bamutwara bate? N'ubundi uwo batwara ntabwo aba ari uwawe. Uyu nguyu arongera aratwandikira ati umugabo ni we njiji. Umugabo ni we fake ufite ikosa pe. Uyu nguyu ati kuri iyo sije rero yo gutwara umugabo w'abandi, ikosa ni ry'umugabo utazi gufata icyemezo, aba agifite ubushyuhe na inconsistency. Uyu nguyu nawe yatwandikiye aravuga ati n'uwatwawe umugabo nawe aba afite ikosa, kuko nimba yaragiye amureba bisobanuye ko atamushakaga. Uyu
nguyu ati ndiyumva ibitari ibyawe urareka rwose ikosa ni iryo watwawe kuko uko yataye undi ku bwawe ni nako yaguta ku bwundi ubwo uwo mugabo agenda ku mugani avuga ngo akagabo gahimba kandi kataraza mu bantu wari wavuze ubundi utwawe yarimo n'utwaye umuntu n'uwatwawe umuntu abo bantu babiri bo bavuze ahubwo ariko nawe ari muri kesi uwo bari gutwara ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze umugabo ari muri kesi kuko bakubwiye ngo bakaguha ekwasiyo irimo x na z na y sibyo bakakubwira ngo ushaka x na y hari igihe ubona ko biri ngombwa ko ugomba kubanza gushaka z kugira ngo ubone values za x na y uri kubyumva saza filime ibintu by'ama x none warabivana uhise utangira gutekereza aho mwatandukanye aho kumva imibare ubu n'ibibazo baguteye utangiye kubyibuka najyaga mbwati zedi zakuzengereza none yaranzengereje umusizi shaho udasamara udasaba amasaha yo gusobanurirwa wamwumvisha ukuntu atangiye gusiga ati zedi zakuzungereza uzware muzunga paka uzamuke ubeze zedi yaranzengereje koko si ibyo bintu koko ibyo bintu byari by'amahigi ati uwatwaye umugabo niwe uba ufite ikibazo kuko niyo yari azi ko wari ufite turabibera ariko abagabo ni abantu bubashywe cyane nta muntu ubatunga urutoki ab'abandi wagira ngo ni abantu bari aho bafite ni nka bya bindi basinye muri East Africa bavuga bati mureke habeho free movement y'ibicuruzwa kuri market ni ibintu byagiye birakeshwa koko birakeshwa koko reka nicyo bita marketing isoko n'aho abantu bemeje uyu nguyu atari ko umva yewe ati noneho kujya agenda agaruka mubana ntiyakwikomereza ni rukarati byihorere wiringira inkumi mu nzu ikagutamaza byanarimba ikaguta mu nzu babamutwara mucyari ku bundi mu gikapu mu mufuka niko yabajije nta muntu ugutwara umuntu se bamutwara bane aba yaragiye mbere ngo atari igihe watwara ari ufite ikibazo wogira umuntu ni umwana uramujyana bamwibyariye nawe baramujyana n'umwana wawe baramujyana ngo wambwira ngo ugira umuntu gwe ngo banjyanye umugabo kararurira reka dukomeze turebe ibyo abantu barimo batwandikira kugira ngo tunitegure no kwerekeza ku yindi nkuru ikurikiraho muri rusange uyu nguyu ati ngewe mbona ikibazo atari injyana ya hip hop ahubwo abayikora personalities zabo kuko sinkeka ko rappers bafata ibiyobyabwenge that's my point of view impamvu new generation nayo ibijyamo nuko ababibanjirije bababwira ko bitanga swag ati murasa neza ba brothers Peter uranyeguye kabisa ngo swing za Yesu ziruti za ganja cyane rwose uzabazera taja Padros uri Burundi Ngozi nawe turagushuje hari abantu bagiye batwandikira muri ndabi yitegura kwabwira inkuru ikikurikiraho hari abantu bagiye batwandikira barimo kutureba bari muri Belgique harabona bonye batureba bari muri Belgique Sweden Switzerland hari waturebye ari muri German yes by'umwihariko abantu batureba kuri YouTube muri mu bihe bihugu dushaka kubimenya aho muherereye hari abantu bari mu bintu bya Afghanistan Kazakhstan na Uzbekistan Zuki Uzbekistan zengurukutsu sero haziho harakarwa kari hirya ya Amerika ko bavamo bajya muri Amerika badasabwe na visa kwitwa ngiki bagiye kutubwira izina ryako hano bagiye kutubwira izina ryako aho n'ahandi ntabwo ari ako karwa ndimo kuvuga aho n'ahandi ngaho ni muri zengurukutsu urahazi aho n'ahandi hari abantu badukurikira bari ahantu benshi cyane hatandukanye nabo turimo turareba ubutumwa bwanyu mutubwire rwose aho murimo muraturebera Sunday Choice Live Isibo TV buri cyumweru amasaha nk'aya ngaya inkuru nyinshi tuzigarukamo dukubita tubangura tuvuga ibitekerezo by'abantu twubaka sosiyete nyarwanda n'indundi ndetse n'indi ari yose yumva ikinyarwanda yego
Bwana wa mugabo reka nisuhurize. ngo ati njyewe ndabareba ndi murenge big up minembwe. Ngo ati all love from China. Turarenze bro. Urarenze. Hari umuhungu bari barabyivu Mwaramubonye ngo yihakanye nationalite ari. ibaho se. Ngo ati abasaza turakurikiye mujye muhana 5 minutes buri wese atanga opinion. Umeze nka Trump na Biden nabo ari abaperezida bananiwe guhana iminota. Twebwe hano umuntu ufite icyo kuvuga arakivuga. Ariko Wemera cyane Pitirene na Moses. Dukeneye amakuru ya Jay Polly harayo. avuye Dubai azanye ibikoresho bya studio. Ariko ubwo ngubwo iyo niyo ni business nayo igiye guflopinga. Nyuma yo kubona abahanzi benshi business za studio zahombeye, njye nakwikorera ibikoresho ngeze Dubai. Nazana ibindi bintu byaruta nkarangura ibiyobyabwenge nibyo nabonye henshi. Ibiyobyabwenge Nuko bibujije. byangarangura saladine. Mbese nkubarira ama studio byanze. Bafunze. Ahita ndangura saladine nkaza ngiraba. Udupfukamunwa sanitizer. Udupfukamunwa bya manukupuriza za mukupuriza. Kwirukumanukana bya piano. Reka sibyo ntuza abitse mu rugo. ariko man Hari abari kubiteza babuze abakiriya. Indirimbo ntawe uyikora arakubwira turirimba corona ko ariyo kigezweho n'ifite abakiriya. sijihari. Urumva uraperforminga hehe ko na Senderi yabisabye kuri televiziyo bikarangira. Ariko sintekereza ko ubukene muri iyi corona ubukene nako buriho muri iyi corona bisobanure neza gutyo. Hari ababwitwaza bakajya kwiba.